ADPR izongera kuba ADPR Pentecote igicaniro cy'umwuka wera. Nta mpunzi niyi nimwe ikiri imahanga, yaba ari urwanya igihugu, yaba ari ukivuga neza, yaba ari diaspora muvuga, yaba ari abari Uganda, yaba ari abari muri Congo, yaba ari FDL muvuga. Ibi ni bimwe mu bintu nagiye mbabwira ngo Julienne Kabanda yagiye akora amakosa akayakora yitwaje igikundiro yagize cya gikundiro birangira kimurushije imbaraga kimukoresha amanyanga n'amakosa. Ariyo mpamvu RGB yavuze ko muri Grace Room habayeho inyigisho z'ubuyobe ndetse zishobora kuzatuma Grace Room idafungurwa. Bakoze ibihabanye cyane n'ibyo itegeko rya leta yemera igendera. Ndashima Imana yasenye igicaniro cy'uburwayi mu muryango wacu bukomeye, twebwe abana nk'abantu bazi ko butakira, ariko Yesu ari ahangaha muri Grace Room. Nshimye Imana cyane. Aka kana ni aka murumuna wanjye, bucura bwacu kabanaga n'ubwandu. I'm sorry to say that, kuko ntabwo yari abizi, nubwo yari ari ku miti yayinywaga ariko atazi ibyo arwaye bakamubwira ibindi. Umwanya w'ibyifuzo ugeze mama avuze ngo tubizane, nafashe urupapuro nandika vuba vuba, ariko nshiraho ibyifuzo bine byari binkomereye, harimo n'icy'umwana. Ariko ndashima Imana ko muri ibyo byifuzo bine n'icy'umwana kirimo kimwe cyonyine nicyo kitarasubizwa. Mami twarasenze ku wa kabiri bavuga ngo tuzagaruka dushima. Mami ndashaka kukubwira ko uyu mwana ubu ngubu ari muzima, twamukiye Cyumweru mama yaje amuzanye, ku Cyumweru yari ari hano, nanjye naje nyererewe munsengera hariya hejuru. Umwanya wo guhimbaza narasenze, nanjye nuzuye umwuka. Nshimye Imana ko amupimishije kabiri ahantu hatandukanye dusanga ari muzima. None aya majwi ni amajwi ngewe noneho numvise neza mbita mbona ko uyu muhungu ntabwo yazize abandi bantu, nubwo yazize ibindi bintu bikomeye, yazize iyi video yakoze. Ni video yari yakoze, niyo video ya nyuma yakoze. Uyu mungu yarageze ku rwego yumva ko ijambo avuze ari ryo rifite ukuri, yumva nyine ko icyo avuze ari cyo gifite imbaraga, ari cyo gifite uburemere. Hahandi yirengagije n'umuryango we bakamugira inama, we akababona nk'abasazi nashaka kumwumva. ADPR izongera kuba ADPR Pentecote igicaniro cy'umwuka wera. Nta mpunzi niyi nimwe ikiri imahanga, yaba ari urwanya igihugu, yaba ari ukivuga neza, yaba ari diaspora muvuga, yaba ari abari Uganda, yaba ari abari muri Congo, yaba ari FDL muvuga. None tubanje twibaza, ADPR nta mwuka w'Imana urimo, cyangwa nuko ibihararumbu ibyo manzi abananiranye babonye ko baciwe, bibwira ko umwuka w'Imana wavuye muri ADPR. Mwuka w'Imana muri ADPR urimo, ahubwo abavuga ko nta mwuka w'Imana urimo nuko mwaciwe. Iyo batabaciye Imana. Nshuti bakunzi ba Kwizera TV, ndabasuhuje aho muherereye mwese, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mbifurije kugubwa neza. Niba warakoze subscribe kuri Kwizera TV, Imana y'amahoro igwereze umugisha, kandi niba utarayikora ndagusaba kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi tugenda tubagezaho kuri YouTube channel yanyu. Kandi ndagira ngo mbashimire muri ubu buryo bukurikira. Ndashimira abantu mukunda ibyo dukora ndetse nabo bitanezeza, namwe ndabashimiye, kuko impamvu mbivuze nta yindi. Iyo dutangaza amakuru ntabwo dutangaza amakuru tugamije ko agira abantu runaka nezeza nabaza kubabaza, oya, ahubwo impamvu hari ababaza abandi akabanezeza nuko hari gihe rimwe na rimwe dukora ku bantu mukunda, kandi gukora ku bantu mukunda egare kuturakarira, ariko nzi ko namwe igihe kizagira tugakora ku byo mukunze no ku byo mwishimiye. Ni Salomon ugarutse kuri kamera kugira ngo tuganire ku bintu byinshi bigiye bitandukanye biri kuvugwa cyangwa se byavuzwe ku mihanda, ariko nanone hari ibintu tugiye guhuza muri uyu muri iki gitondo. Hari ibintu tugiye guhuza twumve ese ibi bintu
birakwiye cyangwa ntabwo bikwiye. Julienne, mu minsi yashize nakoze ikiganiro mbabwira ku makosa ashobora kuba yarakoze yatumye Grace Room ifungwa, nubwo hari abatarabyakiriye neza, ariko nawe ndagarutse kugira ngo mbabwire nanone mbereke ikosa rikomeye Grace Room yakoze ubwayo, noneho ibigize Grace Room yose bigizemo uruhare, mbereke ikosa rikomeye bakoze, kandi ikosa nawe ushobora gutekereza mu nyurabwenge zawe ukavuga ati kweri kweri iri ryo ni ikosa nanjye nk'umuntu ntabwo naryihanganira. Niyibishaka nyuma yuko atawe muri yombi bikagirwa ibanga hafi n'iwabo, iwabo bagatekereza ko yaba yarashimuswe, ariko burya nta gushimutwa kwabayeho, ahubwo yazize iki video noneho nyirizina yazize, bitari bya bindi byo kuza turi kubeshya beshya tuba duhuzahuza utuntu n'utundi tubabeshya. Niyihe ntujye kure y'iki kiganiro, ugiye kuyumva iyo video, ndayikumvisha neza uyumve n'amajwi yayo. Ikindi ndaza kugira ngo tuganire kuri dosiye yiwe niyibishaka ibyo yazize, mureke abari kubeshya beshya bababwira utuntu n'utundi, ariko bababwira ibintu badafitiye fact, badafite ibimenyetso, bagira ngo bamushirishemo. Tugiye kuza kubiganiraho neza muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mbere y'uko rero dukomeza, reka mbanze mvumvise aya majwi, nyuma y'uko mwumvise aya majwi ndaza tugira icyo tuyaganiraho. Ndashima Imana yasenye igicaniro cy'uburwayi mu muryango wacu bukomeye, twebwe abana nk'abantu bazi ko butakira, ariko Yesu ari ahangaha muri Grace Room. Nshimye Imana cyane. Aka kana ni aka murumuna wanjye, bucura bwacu kabanaga n'ubwandu. I'm sorry to say that, kuko ntabwo yari abizi, nubwo yari ari ku miti yayinywaga ariko atazi ibyo arwaye bakamubwira ibindi. Umwanya w'ibyifuzo ugeze mama avuze ngo tubizane, nafashe urupapuro nandika vuba vuba, ariko nshiraho ibyifuzo bine byari binkomereye, harimo n'icy'umwana. Ariko ndashima Imana ko muri ibyo byifuzo bine n'icy'umwana kirimo kimwe cyonyine nicyo kitarasubizwa. Mami, twarasenze ku wa kabiri bavuga ngo tuzagaruka dushima. Mami, ndashaka kukubwira ko uyu mwana ubu ngubu ari muzima. Twamupimye Cyumweru, mama yaje amuzanye ku Cyumweru, yari ari hano, nanjye naje nyererewe mu nsengero hariya hejuru. Umwanya wo guhimbaza narasenze, nanjye nuzuye umwuka. Nshimye Imana ko amupimishije kabiri ahantu hatandukanye dusanga ni muzima. Yes, ntekereza ko iryo jwi mwese mwaryumvise. Byari byiza ko nari gushiraho video, ariko nabonye nshiraho video nanjye ndambaye umufatanyacyaha n'aba Grace Room. Ndambaye umufatanyacyaha. Ushobora kwibaza ngo umufatanyacyaha mu buhe buryo? Uyu mukobwa yarashimye, ashima Imana avuga ko Imana yakoze igitangaza mu muryango wabo, ibakiza uburwayi abana b'abantu badatekereza ko bwakira. Yes, yararimo, kandi gushima Imana ni byiza, ndetse Imana igikora bya bindi ubwenge bw'abantu ndetse n'ubuhanga bw'abantu biba bibona ko budashoboka. Nanjye ndi mu bantu bo kubihamya. Nitwa Hakizimana. Hakizimana iri zina hari impamvu mama yari inyise, kuko namaze mu nda ye hafi imyaka 2 ndi mu nda angendana ari nkwite, hahandi abantu benshi bari bazi ko hatazavamo umuntu. Rero ndi umugabo wo guhamya iby'imbaraga z'Imana, kandi imbaraga z'Imana zangezeho nkiri mu nda ya mama, zangezeho nkiri mu nda ya mama, ndazibona, namvutse ndazibona, kuko navutse abantu bumva ko ntazabaho, bumva ko nshobora kuzapfa, kuko abenshi batekerezaga ko umuntu maze igihe kingana nguko mu nda ya mama we ashobora kuvuka afite ikibazo cy'ubumuga runaka, ariko ndashima Imana ko yandinze ikangira muzima. Bisobanuye ko imbaraga z'Imana narazibonye, imbaraga z'Imana ndazizi, gukora kw'Imana narakubonye. Ntabwo ndumuswa wo kuyoberwa iko Imana ikora ibyo abantu badashoboye kuba bagira ute kuba bakora. Ariko iri shimwe ry'uyu mwana w'umukobwa ryari ririmo ubugoryi. Ni ishimwe navuga ngo ry'ubugoryi bunakomeye cyane. Yarasenze nibyo,
Imana iramusubiza, imusubiza icyo yari arimo kuyisaba. Ariko amakosa yakoze ni ugufata umwana mutoya, muto udashoboye kwivugira, utazi gutandukanya ikibi n'icyiza, yarangiza akamuzana muri sale irimo abantu barenga hafi 1000 birenzeho noneho imbere ya kamera, akaza gushima Imana agaragaza uyu mwana. Byari gushoboka ko yari gushima Imana akavuga imirimo Imana yakoze, akavuga ati ndashima Imana ko hari igitangaza yakoze mu muryango. Hari umwana wo muri famiye Imana yakijije uburwayi ubu n'ubu, ariko atavuze uwo mwana uwo ari we. Impamvu nuko no mu gushima yavuze ko uwo mwana atarazi uburwayi yagize ute arwaye ubwari bwo. Bamuherezaga imiti nk'ibisanzwe, umwana yibwira ko bamuvura bisanzwe, ariko atazi ikibazo agize ute afite. Ariko we aramufata muzana kuri kamera. Icyo ni icyaha cya mbere, gufata umwana ungana kuriya utazi ngo ejo he azaza azaba ari umuntu umeze ute, azaba kundi ki. Biriya ni nko kuroga ubuzima bwe bw'ahazaza, ni nko kumwicira izina rye ryagize ute ry'ahazaza. Nabivuga neza, nabivuga muri aya magambo abantu yanyumve nabi, ariko nubwo uri nyina wabo w'uwo mwana wabaye n'umurozuro rw'ubuzima bwe. Kuko uyu mwana icyambere cyo waramuhohoteye, umuhohoteye umutera, wamuremyemo no kuzagira ipfunwe ry'ubuzima bwe mu buryo runaka wowe ushobora kutabona uyu munsi, ariko ikindi gihe ukazabona ko ibyo wakoze byamugizeho ingaruka. Kuko icyambere cyo aho yiga agiye kujya agira ipfunwe mu bandi bana bagenzi be bitewe n'ibyamuvuzweho ataragize ute atari yiyiziho. Bizamutera ipfunwe, n'abari kugenda yumva afite ipfunwe, n'abari mu bana bagenzi be bamuhereza kato. Kuko ibi bintu mbivuge, wowe ushobora kuba uri guhamya imbaraga z'Imana, ariko uri kwica ubuzima bw'uri guhamirizaho imbaraga z'Imana. Wari gushima ukavuga ndi gushima Imana ko muri famiye twari dufite umuntu urwaye, umuntu ntawamenya uwo ari we, kuko mufite famiye ngari cyane, birashoboka mufite abantu benshi mu muryango. Ukavuga ndashima Imana ko muri famiye yacu hari umuntu wari ufite uburwayi bukomeye. Nawe utavuga uburwayi, si ngombwa ngo uvuge amazina y'uburwayi. Uburwayi bukomeye abantu batatekerezaga ko buraza gukira, ariko Imana yarabikoze, ubwo burwayi bwarakize. Byari kuba bihagije, byari kuba byumvikana. Ariko mumbwire namwe bakristo ba Grace Room, nubwo muba muvuga ngo abantu bari kuvuga, mukavanga abantu bari kubagendaho, rimwe na rimwe ngo ni ishyari, rimwe na rimwe ngo ntabwo bari kubavuga ngo bakijijwe. None mwe mukijijwe mushize mu nyurabwenge yanyu, ibi bintu uyu mukobwa yakoze ni ibintu bikwiye, ni ibintu byo gushigikirwa, abantu bagashima bagakoma amashyi. Gufata umwana muto atabigizemo uruhare, atabigusabye, ukamufata ukamuzana imbere ya kamera. Icyakoze niba uzi ubwenge, wowe washimye Imana kubw'uyu mwana, uzamusaba imbabazi, kuko waramuhemukiye birenze, waramuhemukiye, wamwiciye ubuzima. Usibye Imana yonyine izamukomeza ikamuremera ubuzima, abandi bantu batagiraho ijambo, ariko wamwiciye ahazaza, wamwiciye life yiwe, wishe ubuzima bwe. Ahangaha n'inzego zishinzwe uburenganzira bw'abana zakagombye kubikurikirana bimwe bikomeye cyane, kuko uyu mwana baramuhohoteye. Ibi si ibintu byakagombye kureberwa ngo nyine birangirira aho ngaho. Ufata umwana ungana kuri, ariko muribuka Sabe wa Isimbi TV, hari umwana w'umukobwa yigeze gukoresha ikiganiro, kandi ni umwana ushoboye kuvuga, usubiza ibyabajijwe, ariko abantu ku mbuga nkoranyambaga barasakuje, baravuga ngo kuki yakoresheje umwana ikiganiro arangiza akamubaza ibibazo atakagombye kumubariza mu kiganiro. Rero n'aba ngaba bakagombye gukurikiranwa, kuko bakoresheje umwana icyambere amakosa, baramuhohoteye, ndetse bamukoresha n'ibyo batamugishijemo inama. Nubwo ari umwana, yari afite uburenganzira bwe nk'umwana, afite uburenganzira bwe. Aba bana mubona bari gukinishwa filime, si byaciwe se mu Rwanda? Si byaciwe. Impamvu byaciwe ni iyi: uriya mwana birashaka ko mu bwana bwe bari kumwoshya, bakamushukisha utwo tuntu
dufatika tuzarangira tw'akanya gato, wa mwana bakamukinisha filime, ariko yazakura yareba ibyo yakoze akagira ihungabana, bya bikorwa yakoze bikamugiraho ingaruka, bikamugiraho ingaruka zikomeye cyane. Yo usibye no kuvanga ingaruka ku buzima bwe n'amahitamo ye, cyangwa se n'ubuzima bwe bufatika bukomeye, bukaba bwamugora kuba yabwubaka. N'urugero, uriya mwana washimiye ngo yakize sida, nyemura birashoboka ko muri kubyumva ko yakize sida, ariko arabo byagora kubyumva. Ese mutekereza kubaka urugo rwe bizamugendekera ute? Bizamugendekera ute? Mwarahemutse cyane. Ibi ni bimwe mu bintu nagiye mbabwira ngo Julienne Kabanda yagiye akora amakosa, akayakora yitwaje igikundiro yagize, cya gikundiro birangira kimurushije imbaraga, kimukoresha amanyanga n'amakosa. Ariyo mpamvu RGB yavuze ko muri Grace Room habayeho inyigisho z'ubuyobe ndetse zishobora kuzatuma Grace Room idafungurwa. Bakoze ibihabanye cyane n'ibyo itegeko rya leta yemera igenderaho, ibyo siyanse yemeje bo barabirenze. Nawe ibaze wowe umurikiye ukabona umuvandimwe wawe wafashe umwana wawe, ni urugero ngiye gutanga, sinzi niba mama w'uyu mwana hari abaho, ariko ukabona afashe uyu mwana amujyanye imbere ya kamera ngo ari gushima ko uwo mwana yari afite ubwandu bwa sida yavukanye, none ngo Imana yaramumukijije. Harya wowe nk'umubyeyi icyo gikomere wazagikira? Rimwe na rimwe hari ibi bintu byo gusenga bibahindura nk'injiji, reka mbivuge mwayumaga, yego bibahindura nk'injiji, bikarangira ubwenge nyirizina mufite mubutakaje, mubutaye, mugasigara muri gutekererezwa n'abantu. Kuko uyu mukobwa iyo yava mu rugo yatekereje ku bwenge afite, ku bushobozi afite, akagisha n'inama bagenzi be, ntabwo ari gukora ariya makosa. Ariko kubera ibintu by'imyizerere bigenda bigakoroneza abantu, bikabahindura nk'injiji, ntibabashe no gutekereza ngo barebe asi ibintu ngiye gukora nta makosa arimo, birangira mwe ubwanyu mwishe ubuzima bwanyu. Aribyo perezida wa Repubulika yavuze, aravuga ngo mbese ute mwizera umuntu mukamuhindura nk'Imana, mukamuhindura nk'Imana mu buzima bwanyu, akabatwara, akabategeka, akababwira ibyo mugomba gukora. umuntu icyambere cyo uwo muntu uvuga ngo uri gushima ko Imana yamukoresheje, ntuzi niba ari Imana akorera mu mutima we, ntabwo uzi ngo ari gukorera iyihe Imana. Yewe n'imbaraga afite ntuzi niba ari iziki, ari iz'Imana. Wowe uhagaze imbere akubwira ko Imana yagize ute, yakoze, ariko ntabwo uzi niba ari Imana yagize ute, yamukoresheje. Rero leta yarakoze kugenda ifunga insengero nyinshi zigiye zitandukanye, zari zitangiye kuyobya abantu, benshi cyane. Aribyo byabaye mu kiganiro nabahaye umunsi w'ejo, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwahagaritse amasengesho yaberaga kwa Yezu Nyirimpuhwe. Wayi kubera iki? Ni ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko hari video nge nabonye nayo ndibuze kubatamo mu masaha ari imbere, ndaza kubahereza. Ariko mu byo yanditse RGB yavuze ko ngo kubwituze n'umutekano by'abasengera kwa Yezu Nyirimpuhwe babaye bahagaritse amasengesho yaberaga ya buri kwezi, yangaruka kwezi na ngaruka mwaka yahaberaga, kuko abantu byagaragaye ko bahangirikira bikomeye cyane. Abantu babonye iyi baruwa ntabwo bumvise ko ibyo RGB ikoze ari ibintu byiza, ahubwo bumvise ko yarengereye. RGB ibitangiye ni ibiki, none birakomeye, igeze no kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ariko nubwo ari kwa Yezu Nyirimpuhwe, abajyayo ni abantu kandi bakeneye umutekano, bakeneye no kubaho.
inyubako yo kwa Yezu nyirimo imaze igihe kinini ivugwa kubishyira mu bikorwa byaranze, ariko aka kantu RGB yakoze kagiye kubatera kugira ute gukora. Rero abantu benshi musenga mwe gutegekwa n'amarangamutima yanyu ngo imyizerere babashizemo ibarushiki imbaraga, mwe kurushwa imbaraga n'imyizerere no kwizera ni kimwe, ariko n'imyizerere ni ikindi kintu. Hari ukwizera n'imyizerere. Hari abantu batwarwa n'idini neza, idini rikagenda rikabakoloniza rikabatwara burundu. Handi umuntu kwitekerezaho bimunanira, no gutekereza ku kazi ke bikamunanira, gutekereza ku ruhu rwe bikamunanira. Ariko uza abagore basenye ngo kubera izi nsengero nyinshi ziri hano hanze, umugore every day kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ibyo ari ugusenga, umugabo ari yagiye guhiga agataha agasanga ntarategurirwa ibyo kurya, nyamara yasize umugore hehe mu rugo. Kumba kimara gusohoka umugore yese afata mise kujya gurite yo kujya gusenga, ngari kubohoza. Gusenga ntago mbyanze, sinanze ko abantu musenga, ariko muri gusenga mu buhe buryo? Ibiro ni bimwe mu byo navuze ngo Julienne yakoze amakosa, abantu banyumva nabi. Gufata umwana utazi kwivugira mukamushyira kuri kamera, nyamara uwo mwana atazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Mwaramuhemukiye cyane, mwaramuhemukiye bikomeye binarenze. Mwaramuhemukiye uriya mwana, mwishe ubuzima bwe. Mwarikunze, ariko uyu mwana mwirengagiza ko afite ejo hazaza. Hari igihe azakura adakunda ibintu bya social media, kandi azabyara nawe azazabyara. Kandi ibi bintu bijya kuri izi mbuga nkoranyambaga ni ibintu bidasaza. We ni ibintu bidasaza. Ngaha ukora ikintu ugakora video, ni urugero, video ikagera nka views 100, ni urugero ntanze, views 100 zonyine. Ariko mu myaka izaza ya video yawe ikagira umumaro, abantu bakayireba. Ngahibaze rero umwana wanjye agiye kureba video, akabona video iri gucaracara, abantu bari gusharinga bagenzi be, bari ko inshuti ze ziri kuyihanahana, yagiye igikomere kingana cy'umwana wanjye. Warashimye, ariko wabaye umugome kuri uyu mwana, umuvandimwe wawe. Binakubereye byiza wazamusaba imbabazi, kuko waramuhohoteye. Niyibishaka amakuru kuri we, amakuru ya Niyibishaka, abantu bagiye bahuza utuntu. Rimwe na rimwe bigira nabo bavuga ngo Niyibishaka ngo yafunzwe na Pastor Mutesi, ngo wamufungishije, ariko Pastor Mutesi ararengana naho uriye n'iki kirego ciwe. Ejo mundi naberetse post ya postinze avuga ngo amahoro abe muri wowe, kandi Imana igusure, ikuganirize, yongere ikwiyereke, ikwihishurire, ikubera umujyenama. Ntabwo umuntu apostinga amagambo ngayo ngayo nurangiza ngo uvuge ngo uwo muntu yagize uruhare mu ifungo ry'uwo muntu. Oya, ahubwo Niyibishaka Theogene yaje kuri iyi mihanda afite ubuhanuzi, ariko ubuhanuzi nakwita ngo n'ubuhanuzi bwo gusebanya ndetse no gusenya amazina y'abagenzi be. Birengaho agera ku rwego atangira kujya hanura amakuru. Iyo mvuze guhanura amakuru, ni uguhanura ibintu wowe ubwawe udahagaze, ahubwo wabwiwe n'abandi bantu. Nibwo buhanuzi bw'amakuru ndi kuvuga. Birangira atangiye guhanura amakuru. Muri buki kiganiro nabakoreye ari kwa Pastor Juste, ari guhanura buryo kingo Pastor Mutesi ngo ibyishimo agize mu buzima bwe bya mbere n'ibya nyuma ari ibyo kubana na Ferdinand, ngo natandukana nawe nta bindi byishimo azagira. Nako yaravuze ko Ferdinand bagiye gutandukana, ngo ko araga Imana yarimaye kugira ngo yishime. Ariko ibaza umuntu nk'uwo nguwo ntabwo uzi cyatumye Ferdinand ahura na Pastor Mutesi, ariko ugashiraho ukarenzaho ukazamura n'umunwa ku bintu nk'ibyo ngibyo.
ariko ngiye birabikora ntabwo nabibonye nk'ikibazo ko nabonye ishyari rimurimo. Muribuka ko Pastor Mutesi yigeze avuga ko nibishaka ari mu bahanuzi yemeraga banasenganaga ndetse yakundaga, ariko igihe kiragera abona niyibishaka yataye umurongo. Rero niyibishaka yababajwe nuko Pastor Mutesi yakoze ubukwe ntamwiyegereze cyangwa ntamumenyeshe ngo banasengane babane muri ibyo bihe. Abona Pastor Mutesi ntabwo amwitayeho nubwo akeneye kumwiteza. Biri mu bintu byababaje niyibishaka Theogene. Ariko ndagira ngo nkumvishe none aya majwi na majwi ngewe noneho numvise neza mbita mbona ko uyu muhungu ntabwo yazize abandi bantu, nubwo yazize ibindi bintu bikomeye, yazize iyi video yakoze. Ni video yari yakoze, niyo video ya nyuma yakoze. Uyu muhungu yarageze ku rwego yumva ko ijambo avuze ari ryo rifite ukuri, yumva nyine ko icyo avuze ari cyo gifite imbaraga, ari cyo gifite uburemere. Hahandi yirengagije n'umuryango we bakamugira inama, we akababona nk'abasazi ntashake kubumva. Ariko iyo ugeze ku rwego wumva ko umuryango wawe ntacyo maze, watumbagira ugatumbagira, ariko byange bikunde umunsi umwe uzisanga hasi wahanutse. Imana iraguhanura, umunsi umwe iraguhanura neza neza ikagusubiza hasi. Reka mwumvise iyi video mwese muyumve, mwumve aya majwi y'ibyo nibishaka yari yatangaje, mwumve uko byari bimeze. Bantu banjye mujye muritondera ibintu mwumva kuri iyi mihanda n'ibyo muhavugira. ADPR izongera kuba ADPR Pentecote, igicaniro cy'umwuka wera. Nta mpunzi n'iyi nimwe ikiri mahanga, yaba ari urwanya igihugu, yaba ari ukivuga neza, yaba ari diaspora muvuga, yaba ari abari Uganda, yaba ari abari muri Congo, yaba ari FDR muvuga. ADPR izongera kwitwa ADPR ari uko abantu baba hanze y'igihugu bagarutse mu Rwanda. Ibyo ntacyo bitwaye, sava. Imana itanze amakuru. Uburyo wari unabivuzemo byari bihagije, utarinze kujya kongera gushaka ubundi busobanuro bwiremo n'ibindi bintu byinshi cyane. Yageze ku rwego aravuga ngo n'abari Uganda, ngo haba n'abarwanya igihugu n'abakivuga, abavuga neza igihugu n'abakivuga nabi. Yongeramo kandi kantu aravuga ngo haba niyo FDR muvuga. Bantu b'Imana, reka mbabwire, nimutagira ubwenge kubyo mutangariza kuri aya makamera muvuga ngo umwuka yabatumye, ngo Imana yabatumye, muzakubitwa inkoni mutazi, muzababazwa ikintu mucyumve. Nimutitondera amakuru mutangariza kuri izi kamera, ubwo buhanuzi muzana kuri izi kamera buzabakoraho. Ndababwiriza ukuri, buzabakoraho. Kuvuga ngo haba niyo FDR muvuga, bivuze ngo nubwo ivugwa ntabwo igize ute, ntabwo ihari. Nicyo gisobanuro cya biriya bintu yaragize ute, yaravuze. Nubwo iyo FDR ivugwa ariko ntabwo igize ute, ntabwo ihari. Haba niyo FDR mugize ute muvuga. Ariko uyu munsi wa none tubanje twibaza, ADPR nta mwuka w'Imana urimo, cyangwa nuko ibihararumbu ibyo manzi abananiranye babonye ko baciwe, bibwira ko umwuka w'Imana wavuye muri ADPR. Umwuka w'Imana muri ADPR urimo, ahubwo bavuga ko nta mwuka w'Imana urimo, nuko mwaciwe. Iyo batabaca, iyo ingoma ya izajya ikorana namwe ikagendana namwe, ntabwo mwari guhanura ngo muvuge ADPR nabi. Ariko ADPR y'umunsi wa none irimo umwuka w'Imana, barasenga. Ibindi bamujya gushakisha, mujya gushushanya, kuko mujya mwirengagiza ariko kibiye by'imeruka bizabaho, mwiye mugashaka kubihindura, mushaka kubivana, kandi ari ibintu byanditswe biri muri Bibiliya. Dore ngiyo video umuhungu niyibishaka yazize, ngiyi ngiye mwumvise, niyo video yazize. Akora amakosa yibwira ngo wari gutangaza, ariko nagira ngo mwibutse na Yeremiya ubwe yarakubiswa zize guhanura.
ariko Yeremiya nubwo yakubitwaga yahanuraga iby'ukuri, ntabwo yigeze ahanura amakuru, ntiyigeze ahanura ibijyanye n'amarangamutima yiwe. Ariko reka mbabwire, isi tugezemo ntabwo ari isi Imana ikeneye ngo umuhanuzi akubitwe ngo yahanuye. Oya, nono, iguhaye ubwenge ngo ubukoreshe utekereze neza. Nashize ikiza imbere ya ikibi n'ikiza imbere yawe, uzahitamo ikigize ute ikigukwiriye. Iyo uzi ugatangaza ukavuga ngo ADPR izongera kwitwa ADPR, ariko abanyarwanda bose bari hanze y'igihugu bataye, ntacyo byari kuba bitwaye, kuko n'uyu munsi bari gutaha. Ntabwo ubuhanuzi bwawe ntabwo bwari burimo ivangirwa, n'uyu munsi bari gutaha, ariko kongeramo izindi mvugo birangira Satani aguhenze ubwenge akagutega. Dore ngo niyibishaka rero, nongere mwumvise iyi video, aya majwi muyumve neza, mwumve icyo uyu muhungu yazize. izongera kuba ADPR Pentecote igicaniro cy'umwuka wera. Nta mpunzi n'iyi nimwe ikiri mahanga, yaba ari urwanya igihugu, yaba ari ukivuga neza, yaba ari diaspora muvuga, yaba ari abari Uganda, yaba ari abari muri Congo, yaba ari FDL muvuga. Ibyo birabaye. Ngayo nguko rero mukomeze kugira ibihe byiza abakunzi ba Kwizera TV, mukomeze gusharinga ibiganiro byacu, kandi abadushigikira mwese Imana ibahereze umugisha. Ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima, muri abagaciro mwe mwese mudukurikirana, by'umwihariko abadukurikira muri Amerika, Canada, Australia, Ububirigi, Uburundi ndetse na Uganda. Mwese ndababona. Imana ibahereze umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka, turaza gusubira mu masaha ari imbere, kuko mukanyangiye kujya mu materaniro. After y'amateraniro nibwo ndaza kubakorera ikiganiro, ndibuze kubahereza mbahereza show. Ndaza kubahereza ikiganiro, hari byinshi ndaza kugaruka muri icyo kiganiro. Imana ibahereze umugisha rero. Shalom, shalom.